Regis yabirangira yubitse inda oya yashinze Nyambo ivi. yabirangira Nyambo ariko na kariya kantu buriya babibaze gute? ubu Nyambo bamufashe Buriya haciyemo igihe kingana iki nk'ivi n'umurenge? ubundi hacemo nta n'icyumweru kirimo Menya ntacyo kabisa. biriya biporo ntabwo ubundi bari byo urumva uzayobora isi urumva inaho rero satani yahise abangira Ase buriya abantu bose basa n'Imana we. Basa n'Imana. basa n'Imana Buriya na Nyamabondo asa n'Imana. oya se kandi utangiye kubaga Nyamabondo ku mutima asa n'Imana Nanjye ubu nsa n'Imana. umwijogonyoro nushira tuzabukora Ariko rero ndi kubona n'ubundi amaherezo The Band araza gupfa ariko mani buriya reka nkubwire buriya ni uko dushobora gusanga tubureminga umuntu cyangwa se tumucira urubanza ukuntu sibyo ariko buriya abaraperi n'abaraperikazi akenshi aba ari abantu bari royo nyine fizikali ntabwo ari umwizerwa ariko mu mico cyangwa mentalite zabo aba ari abanyakuri uriya mupeti impamvu uvuga ko we muremure watwitse ari aboro urumva wabonye ko ari n'uzogeraga ahantu hose yajyaga yagenderaga kuri kondisiyo za Wembley Tengetenge yakurikiraga Wembley yajyaga imbere akajya amuyobora ibyo akora twagiye nuko ariko napfukamye cyangwa bimwarikiye no ku gapapuro ariko nka buriya agasuka apfukamye byagenda inda yakora hasi ateye aya gasuka ariko gasuka uko turi inshuti oya okay wenda fisi yakwitwaza terepiye fisi ni terepiye cyane nk'akagungu hari bya biterepiye byo muri RBA binini bifata ibidevu kama binini byandari iriya niyo wakoresha umubyeyi arakibaza se ubukwe wanjye ni wowe ubukwe wanjye ni uwuhe muri bariya uravuze ngo ni wa wundi ukirigitwa na bene umubyeyi tutajya kuri umubyeyi ntakakubwira ariko ababibona ko avuga ati n'ubundi ko byagenda kose akantu k'akavanse hano karariwe rero biriya bintu byo kugenda avuga ngo Nyambo nyine amuharabika byo kwidefanda oya no ako Sajo buriya azicara asaba imbabazi Nyambo ako Sajo buriya wowe utandukanye na girlfriend wawe wabigenza ute? Njye nandukanye n'umukobwa dukundana sibyo ubuzima burakomeza tu ntabwo bitindaho hasi ubundi ubwo wenda ako agaya hasi ubundi Nyambo yarabizi ko bamuterera ivi ubundi ari kumutumira wenda yatumye Mikata kijya kunoza ngavuga depression nza yarashize ariko n'ubundi harahageze ukuntu ahita amubwira nko muri Brade Shawa n'urugero ngo rero Nyambo ushatse umugabo ugomba kurarana akuko ku musego bita banki bya pasi odapasi afite depression torome imwe yasanje akuzi kuntu yigeze mu minsi ishize kwiharika Rick we yaramwihaye aramubanga ariko se turetse tujya dushyira mu gace ubwo uzi ko umugore afite amahane ameze kuriya ukabibona bwa mbere uribuka byari induru yabaye waba ugishyize mu mago Pamela yasibye poste zose afitanye na The Ben arangije ahita ajya kuri noza kuri stories yiwe ayisizeho enye nimba ataresha kuri story yiwe ahita posting umugabo we n'umwana we nawe n'akandi kabido bariko biriya bintu ni ibiki mwakabyara se barukore ko twabafashe mu mugongo twibadufashe mu mugongo barebe ukuntu barwanaho nka GBC ntago baziciye sibyo nk'umurokore tuziranye akajya aza kunsura azanye aka GBC tubiri tumwe tunini ati more akazana aka GNB akazana nyine utuntu dukonyange
Yes, twongeye kubasuhuza abantu mudukurikira, abantu dukunda cyane kandi namwe mudukunda. Ibiganiro nk'ibi nk'uko twabyiyemeje tuzajya duhora tubibagezaho. Aya ni amakuru mashya tuzajya tubaha n'umusore wacu mureba kuri kamera, icyamamare cyogere. Igiti kinyafurika original bro. Ntabwo ari ngombwa ngo icyamamare cyogere, oya ikinyafurika original. Original. Iyo bavuze ngo Sadru ikinyafurika original. Cyangwa The Favor God. Ni cyewe. Kuko The Favor God ni umuntu ukundwa n'Imana. Ubwo irya batisimu ni iri. The Favor God. Niryo rya batisimu. Ariko noneho papa. Ukundwa n'Imana papa. Papa icyanwa kiri kuyaga noneho menya amafaranga. Okay, ngaho reba nimba uvuga ngo kirayaga. Bivuze ko nkundwa n'Imana. Kuno gusa neza. Ni ukuboko kw'Imana. Ntabwo kubw'abantu. Sibyo? Wenda n'abadukora subscribe comment urumva nawe se nta sabu yabaye icyo cyanwa cyawe gisa gutya ntabwo cyagisa gutya Imana iramanuka ikabakoreramo ikabahumekeramo amen rwose bagahita bakora subscribe uzi ko nanjye tumye nkora urumva nanjye tumye nkoraho rwose rero ntabwo wapfa gusa gutya biramupanga udafite Imana nimba uri ahantu utemera Imana udafite Imana ariko ufite Imana n'amafaranga mwana ntabwo ufite Imana urumva amafaranga ariza ariko udafite Imana ukaba ufite amafaranga ese ni wowe murongo wo muri Bibiliya wemera bya hatari ni wowe murongo wo muri Bibiliya wemera bya hatari muri Bibiliya se hajya ubwo kari myinshira gusa ikiriho cyo muzumirwa ati bazumirwa muzumirwa tu umuntu udafite Imana utemera Imana udakunda Imana urumva kandi bavuze gukunda Imana urumva murana ko Imana ivuze ngo wicare ngo uri gupfukamya usenga Imana iragusaba kunda mugenzi wawe nkuko wikunda uko wikunda biragoye bro ni kabiri z'abarokore kunda mugenzi wawe n'umukunda usaba gukunda Imana kubera ko n'ubundi ijambo ry'Imana rigaragaza ko umuntu aremye mu ishusho y'Imana sibyo kandi Imana ijya kurema umuntu mu itangiriro yaravuze ngo urumva ngo tugiye kurema umuntu mu ishusho yacu nyine yaricaranye na bya bikomangoma bine urumva bihora biyiramya urumva iravuga ati tugiye kurema umuntu mu ishusho yacu urumva uzayobora isi urumva inaho rero Satani yahise abahagira ase buriya abantu bose basa n'Imana we basa n'Imana buriya na Nyamabondo asa n'Imana oya se kandi utangiye kubaga Nyamabondo ku mutima asa n'Imana nanjye ubu nsa n'Imana iwe ariko rivira ugisa n'Imana ntabwo ugisa n'Imana rivi kubera ko wavutse afite amaso y'umweru akaba yaratukuye oya nuko mba nozemo isabune nyinshi kandi mu maso ufite iminwa imeze neza ikaba yarabaye umukara Olivier wavutse uri inzobe uri igikara uracyasa n'Imana ndi gusa na nzovu se oya uri gusa na Nyamabondo kandi arakumva arakwita oya urasa na tengetenge dore ko umaze iminsi mwirirwa utavuga ngo kwa kundi ngo umugore n'umugabo ngo iyo babanye ngo igihe kinini ngo bageraho bagasa rero ko umaze iminsi mwirirwa na tengetenge nawe gase nawe niyo mpamvu wabonaga njyewe najyaga kure yiwe ese buriya namwegerera ushobora gushiduka uri kwigira bya bindi byiwe ngo ariko by the way tengetenge hari ahantu yari akubise abantu batabashije kuhagera yagiye ikintu nabonye ntabwo ari tengetenge wakubise Wemblemo ariko nanone tengetenge atahise bari kuhakubita kuriya abantu baba barakurikiye ibiboro bya Tin Summer Festival yabereye i Kanombe kuri Santas abantu bahageze cyangwa bajya babona ibintu byahabereye bajye muri comment batubwire ari Wemblemo na Tingiting ni tengetenge sibyo uwakubise ninde ni Wemblemo kuko reka nkubwire
twari turi sibyo ariko se reka nk'urugero nk'ubu tugiye ahantu ni urugero tukagenda wenda tukavuga ati batumiye Saju niwe urumva niwe main artist urumva ukanjyana nge stage nkayitwika urumva icyo gihe babyitirira babyitirira nge ko kari nyari batumiye nuko rero ariko ntabwo ari tengetenga hatwitse ubwo tengetenga yaratwitse reka nkwereke Wemblemo yashyuhije stage kuva ariko mana we atangira kugeza asoje ako Saju wambabariye wabonye ira timu ya Noza umva uramujene yarakubise mbona biriya nibyo bita kwashya umbabariye uze gucishamo ka video akubita ya sound gutya na buffle zigashya ntabwo ari ukubabeshya ngambwe Wemblemo yarakubise buffle yakumuriro video ndayifitiye nari mari naye narabibonye buffle yakumuriro baza kuzimya kabisa babahungu betazana cya gipira by'ubururu baba ariyo bayizimisha no gutegereza kuza kuzimya n'ibindi bindi yarahatwitse uramujene kabisa biriya bintu nibyo bavuga bari gutwika biriya nibyo bita gutwika uve kuri rock uramujene niwe watwitse barabapeti bararenze ariko nanone oya uramupeti mani buriya abagande bafite ikintu bita ku entertaining yaba ari shono y'umutumiyemo fa kubamuha amafaranga yagusabye ukayamuha yego ntabwo bareba ngo hari abantu bangana iki cyangwa iki baraza bagakora ibyo bagomba gukora bakayitwika ikamera fresh uramupeti impamvu mvuga ko Wemblemo ari watwitse arabora urumva wabonye ko ari nuzogeraga ahantu hose yajyaga yagenderaga kuri condition za Wemblemo tengetenga yakurikiraga Wemblemo yajyaga imbere akajya muyobora ibyo akora twagiye nuko uramujene ararenze gusa much respect ubundi uriya niyo bita Munyakazi shara ni Munyakazi pe uriya ni 00 ni 00 nari mwiriwe 00 ariko hari n'utundi dukuru ndi kugenda mbona abakuru none hano hanze hari gushya abajene babaye we kutarongorora buriki cyanje ndi gushaka umuntu uzandongora shaka kurongorwa bazanyirongore biriya bintu simbibasha ariko ngo musigaye mushaka ngo abakobwa ngo batwite ngo kuko mufite ubunebwe bwo gutera inda ubwo si woni ngo abajene i Kigali bafite ubunebwe bwo gutera uwo ni pako mbese yasekanye wasinge ndaza gukata nkamwohereza urasubisobanurira neza oya ariko ntuzi uriya mujene kaba yifite ngo ubute ngo ndi inyanda ejishe yabirangije yubitse inda yashinze nyambo yabirangije nyambo ariko na kariya kantu buriya babibaze gute nyambo bamufasha buriya haciyemo igihe kingana iki nk'ivi n'umurenge ubundi haciyemo nta n'icyumweru kirimo menya ntacyo kabisa biriya biporo ntabwo ubundi bari byo ubundi mu Rwanda hari ibintu byatwikiranye gutera iva aka kanya propose nubwo njye ntabwo natera iva nanjye ariko sinzatera ivi nanjye umukobwa tuzabana rwose anyihanganire bose nzamubwira ati wakwemera ko tubana udapfukamye ariko napfukamye cyangwa bimwarikiye no ku gapapuro ariko nka buriya gasuka apfukamye byagenda inda yakora hasi ateye ifi aya gasuka ariko ese gasuka uko turi inshuti utazaneranya na uravuze ngo ngazayijyanire terapi ndavuga fisi ndaza kukamwoherereza ndavuga fisi ngavuga fisi ntari bari ugasuka se ko bisoje gasuku yanambaga ajyana nimero yayo nayo yayigeraga akatayishyira sitati urumva oya okay wenda fisi yakwitwaza terapi fisi ni terapi cyane nk'akagungu hari bya biterapi byo muri RBA bifata ibidevu kama binini bya ndari iriya niyo wakoresha bakayishyigikira twikomereze kuko hari akanyuzemo azanuka bya bitutsi byiwe azakubaga nyine arakira twikomereze ntago biriya bintu bakoze ntabwo bibaho nubwo waba wihutisha ibintu gute urumva ntabwo yagombaga gutera ivi urumva ngo ejo ahita ajya mu murenge
ubwo byaba bivuze ko nta rembo ryafashwe, sibyo? Kandi nimba umusabye ko muzabana uwo mukobwa, sibyo? Agomba gucamo igihe cyo kujya gufata irembo, mukagira ute mugasura na famiye zose, mugasura na famiye, mukagira ute, urumva bizikamenya, urumva? Kuko umuhungu ntabwo atangira kujya iwabo w'umukobwa ataramupropoza. Ubundi bino bintu byateye byo kuvuga umuhungu akateretana n'umukobwa agahita amuvuga ngo akahita aza kumusura iwabo, biriya ni amakosa, ni amakosa. Kuko umuhungu abanza akiga iwabo w'umukobwa akahamenya neza, n'umukobwa akiga iwabo w'umuhungu akahamenya neza, bakamenyana, urumva? Ariko bakoresheje ubundi bwenge butari ubwo kuvuga ngo umuhungu azagerwa yisira ibanga mu rugo rwabo kwa sebukwe no kwa nyirabukwe. Nanone bigaragara niyo mpamvu habagaho ubu bita umuranga, urumva? Uwo muranga iwe yaragendaga akajya amenya amakuru, urumva? Tuvuge nimba ndi gutereta umukobwa runaka, urumva? Basaza be nkamenyana nabo, urumva? Mu ibanga rikomeye, urumva? Ababyeyi batabizi. Uzi impamvu ibyo bintu bigomba kuba? Umubyeyi iyo abona iwanyu hahora abahungu uri umukobwa, atangira kugutakariza icyizere, akahita uri gutakaza agaciro kawe. Erega ababyeyi barabizi ko nta nkoko kazitora mu masake. Nimba iwanyu hahura abahungu baza kugusura ngo ni inshuti zanjye, umubyeyi arakibaza, se umukwe wanjye ni uwuhe? Umukwe wanjye ni uwuhe muri bariya? Uravuze ngo ni wa wundi ukirigitwa na bene. Umubyeyi atatangira kubura, umubyeyi ntakakubwira, ariko ababibona ko avuga ati n'ubundi ko byagenda kose akantu kakavanse hano karariwe rwose, karariwe. Uyu mukobwa rero nta mari mufitemo, urumva? Ugasanga nyine batangiye kugutakariza icyizere. Kandi mani buri umuryango iyo ugutakarije icyizere ubuze ikintu gikomeye cyane. Nawe ubwawe ugeraho ukacyitera, kuko nta muntu ukwizera. Rero abakobwa ibintu byo kwicara ufata abahungu mujyana iwanyu, no, mufate nyuma yuko amaze kuguporopoza utangiye umujyane iwanyu, kuko yagusabye, kuko warageje kwemera ko mugomba kubana umugore, urumva? Ubone kumujyana iwanyu, umwereke ababyeyi. Nyuma uzafata igihe cyo bazaze gufata irembo rifatwa mbere y'uko umurenge uba. Ubundi nuko byanicuritse na doti gusaba no gukwa, ubundi nibyo byakabaye bibanza. Kuko niyo ugiye mu murenge barakubaza ngo barasabye, baranakoye, ukabyemeza. Buriya baba bari gufera, buriya bari ugufera. Ubukwe buriya bwararangiye, iyo ugiye mu murenge ubukwe buba bwararangiye. Inkwano umubyeyi aba yarazishinzemo umuheha, ubwo yarazishinzemo umuheha, urumva? Ushatse rero wabyuka mu gitondo ugahita uvuga ati sheri twagiye. Rero biriya bintu Nyambo yakoze reka ako birasibyo ma nuko wenda baraturabureje. Ako buriya titi ariko nawe ariko ngo tita agahinda kagiye kumwica wa muhungu we, umutima uri gushenguka, saa kiryama. Noneho reka nkubwire ahantu titi nemereye ko ibintu byakomeye mani, buriya uzatinye hano nta kantu wamucishijemo ijisho. Nubwo waba warashwanye n'umuntu wakunze cyangwa mwakundanye, urumva? Hari ibintu utamuvugaho. Arifata aragenda aravuga ngo Nyambo ngo nyiri kumwe nawe ngo ibintu byanjye ngo byari byaranze kugenda. Iriya ni depression man, iriya ni depression ya kwa kundi. Ako yongojwe na kariya karirimbo, rasi kariya karirimbo kamwongoje ko yakubita kandi sikazamuke akakirebera. Iriya ndirimbo aho yayikuye hazi ndahazi, ntabwo iriya ndirimbo ntabwo titi ifite ubushobozi bwo kwiyandikira. Aya makuru se tuyafite, si yayiyandikira atariho n'ivumbi. Yari ari ku ishuri, yayikuye ku ishuri, yayikuye mu gipangu, yayikuye mu gipangu, kuko ari mu gipangu harimo abantu bafite ubwenge, abashene mani. Umuntu wo mu gipangu akwigiye umushinga, bro. Abajene bacu tunarushaho kubasengera tunabihanganisha. Rero biriya bintu byo kugenda avuga ngo Nyambo nyine amuharabika byo kwidefanda, oya, no. Ako sajo buriya azicara asaba imbabazi Nyambo.
ariko se buriya wowe utandukanye na girlfriend wawe wowe wabigenza ute? Njyewe nandukanye n'umukobwa dukundana sibyo, njye ubuzima burakomeza tu ntabwo bitindaho, igihe cyaba kigeze mugatandukana, hari ibyiza aba yarankoreye sibyo, ukanabimushimira bigomba kubimushimira, urumva ibi rero yankoreye nimba cyarabaye kimwe cyangwa bibiri sibyo, aba ari ibi nyine niyo mbona afashe umwanzuro nkamureka, urumva nimba naramuretse namuhaye ubuzima bwiwe nsigara n'ubwanjye, si ngombwa kongera kugaruka mu bintu byiwe, si na ngombwa kugenda umuhara, tunahura mu muhanda cyangwa tugahura ahantu mfitemo rimwe ari basha zahugati ahubwo ni uko akunda wicaye hano ugahita ufite igiceri cya gato ugahita uriya muntu mumuha ikintu ari kumwe, urumva mu nyangire nta kintu imaze mwana, ariko biriya ni ububwa, buriya ni ububwa niho watangira kuza ibintu by'amashyari n'iki. Nabonye bamwihaye ngo siyatumiye ngo Miki ngo bari inshuti, ariko we biriya ni ibiki ubundi? ase ubundi reka nkubaze, Nyambo yatumira Miki ngamufashe mu bintu byabo, yari gukora iki Miki munoza ye mu bukwe bwe? nyibwira ikintu yakora hose ni iki nyine buriya cyambere Miki, urumva Miki sinamuzana mubaza muri bara dushaka kongera inama, reka muri reception wamujyana ukora iki? kwinywera kwigotomera sindi nimba ngo inzoga, ariko ko byagenda kose ashaka yawe ntabyo ngiye kumushaka yarayinywa sibyo, oya nashaka yatazinywa wamuzana gukora iki? nta na kimwe kabisa. Rero ntatuzi hasi ubundi umurenge baratumira we, burya mu murenge buriya kenshi ngo bagombaga kumutumira ngo mu gutera ivi, kumugiriye inama gutera ivi hasi ubundi ubwo wenda ako agaya hasi ubundi Nyambo yarabizi ko bamuterera ivi ubundi ari kumutumira wenda yatumye Mikata kijya kunoza ngavuga depression nza yarashize ariko n'ubundi harahageze uzi ukuntu ahita amubwira nko muri burade shawa n'urugero ngo rero Nyambo ushatse umugabo ugomba kurarana akuko ku musego, urumva ngo mu bintu saha byinshi birongorana ibyuma imyuko, urumva ubushyira ku musego, ugomba kuba ushyize ku musego, ariko abajeni natwe tugiye kujya dukora inama, ariko ubwo twahita nk'iki ni akanama akagoroba k'abapapa, ni akanama k'abapapa. wa musore ushaka umugore ugura kasike imwe nziza, mu gihe utashye ukerereweho gato uhita uyikubita mu modoka, cyangwa mu gihe wikeka akantu gato uza wambaye kasike, ukajya ku meza wambaye kasike. noneho ibintu bose ni ibitangaza. Regis nawe twizere ko atari puranka, twizere twizere ko atari puranka, mani Regis yarambabaje, Regis yizaniye Miki azanye aho undi agiye witane, hari n'undi koko bamuhuguje we yapfuye nawe utayijyaho, ariko Regis buriya bamubonye ni ukuvuga ingoma y'abaporoso, ni ingoma y'abaporoso, ariko ibaze n'ahantu kabosi wazimu uba kwa mama we, urumva ukigaburirwa na mama we nawe aguca urwaho, uri umugabo witunze ugira ute akagutwara icyana, urasi ibibazo reka mubwire Reje twizere ko ibyo bintu atari puranka, umukobwa azaguhoza amarira. Reje ndagufana, Regis ni n'inshuti yacu, urumva ndakwemera Reje, twizere ko ibi bintu none ari ibyanyabyo. Numvise batangira ngo kwivugishwa ngo ukuntu wari wambaye fresh. Regis yambara neza, aranaberwa mese fresh, aranaberwa, urumva uriya mutipe Imana ijye imuha umugisha, agerageza kuzamura abana b'Abanyarwanda nubwo bamuhemukira. Twagiye twakomeje, hari ubundi bukwe buriya rero ni bwanahamuye njye nahahamutse bita mbona ko bya bintu byose mwirwa muvuga, urumva ngo ntagikwe natwe tuzabukora, ahubwo tugire vuba. Ese buriya biriya bintu yabibaze gute na umwijogonyero nushira
tuzabukora. ariko rero ndi kubona n'ubundi amaherezo The Band araza gupfa. The Band araza gupfa ariko mani buriya reka nkubwire buriya ni uko tuba dushobora gusanga tubureminga umuntu cyangwa se tumucira urubanza ukuntu sibyo ariko buriya abaraperi n'abaraperikazi akenshi aba ari abantu bari royo nyine fizikali ntabwo ari umwizerwa ariko mu mico cyangwa mentalite zabo aba ari abanyakuri rero bitagutungura uriya yubatse kurenza bijo muri Bamenya sibyo akubaka neza yubatse kurenza Mama Sava ese we harya wa mukobwa wakinaga muri Bamenya akundana na Kanimba harya yitwa nde nuzuriye ubyibushye mwitaga Ndera sinasiri bikunja ketchup nawe yarashatse kandi nta muntu abikekaga n'urugo rwe rumeze neza reba kuntu yari ameze araryoshye ameze neza nyine bari abapemba kenshi bakina ibintu bimeze nyine bararakaye by'abasazi urumva uba usanga uriya muntu ari umunyakuri niwe wubaka urugo rugakomera rero kuba uyu muraperikazi yifashe gutya akavuga ati njyewe noneho nemeye kuba umugore w'umuntu urumva bishatse kuvuga ko bitagutungura yubatse nk'uko nawe iyo byanze ase duca amazimwe muvuga uretse nk'uko nawe iyo byanze bita biba nk'ibya pasi odapasi afite depression torome imwe yasanje ariko uzi ukuntu yigeze mu minsi ishize kwiharika Kiriki we yaramwihaye aramubanga ariko se turetse tujya dushyira mu gace ubwo uzi ko umugore afite amahane ameze kuriya ukabibona bwa mbere uribuka byari induru yabaye waba ugishyize mu mago reka itegeko rivuga ko urumva nemera umwana sinemera papa sinemera mama w'umwana ndemera gukora inshingano zose zireba umwana urumva sinemera kubana na nyina w'umwana iryo tegeko rirahari kabisa bitewe n'imico rero uwo mukobwa afite urumva nshobora kubireba tumaze kubyara avuga atoya ahangaha niteye icyuma ni kwa kundi utwara inkuba uzi ko ngo ari isake witorera inkuba ngo witorere isake nka bari abatipe bari Kiriki nuko tureba kuri sayidi y'umuntu agiye akavuga tukareka twumve umuntu nyine utavuga twishyire mu mwanya wiwe uriya muntu aba arigiye yicaye akareba akavuga ati uno muntu ndabona nta terambere arangezaho ahubwo agiye kunyangiriza ubuzima wasanga aka kanya Rick yari kuba akiri mu Rwanda ako ngiye karakara yarabaye nkande nka Fazo Fazo wabonye ukuntu byamucanze Fazo yaragurije ngiye Fazo kandi kiriya gihe cyabo iyo bakomeza mu murongo bari Fazo ngiye ari n'igihe yigeze kuraburiza ajya kuba Nyagatovu kwa Kalifani iwabo kwa Kalifani kwa nyina aha uramubona ukuntu ameze ubu ari kuza ari kurira ngo abantu ngo yafashije kera kandi barabajama kera bro nta kintu cy'umuntu yagukoreraga ase wibuka ko Fazo nawe ari Kiriki wamufashije nta kintu na kimwe yagukoreraga cy'ubuntu kuko nawe wajyaga kumureba sibyo bro yakurikodingaga indirimbo ikamara n'amezi nk'atanu sibyo noneho ukajya uhahora buri munsi haza Safi bakarikodinga Safi waje mu gitondo iyo ndirimbo ejo ukazayumva gutyo ukazashiduka ukwezi gushize amezi 2 3 4 5 6 agashira kandi kugiyeho ni kwakoresha amafaranga uko ujyayo ni gukoresha amafaranga hari utuntu bageraga sinzi ukuntu babyitaga ubwo kwiki cyabaga ari nk'ibihumbi 2 byo kuzana iki akuma ndabazi bari cyane njye hariya muri rero genda ndibuka twigeze kujya gukorayo indirimbo njye na Petit Frere n'umupeti wo muri quartier kera nyine tukibaza Nyacyonga njye nawe nakuriye Nyacyonga ndabizi urumva uwo mupeti turagenda turakora recording indirimbo yari mbi ariko ntabwo byari bivuze ko bagomba ariko nubwo ari mbi yari yishyuwe ugomba kudushwiragiza ko twari twishyuye yari yishyuwe urumva duhamagara Kendimoni azana n'umutipe bari inshuti banza bari abasheri bo bitaga Papito Papito ndamureba Papito umwartiste ukunda gutera n'amatatuwaje ni umushuti wanjye
we twabaye inshuti nyuma nyine araza aramudirectinga akubita niyo ndirimbo akubitamo vasi yiwe yifatira moto aragenda. Urumva Kenny Moon nta kintu yigeze atubaza, twari twarabimusabye nyine duhure kuri sto tumutegera moto na Papito tumutegera moto, baraza barakubita barongera barigendera. Urumva Fazo sinzi akantu yahise atwaka Fazo. Urumva amaze kukaka ahita abwira uyu uri gukora indirimbo za Jay Polly Region nawe nibwo yari kwinjira. Urumva barabimusigiye ngo hangana nabyo ngo ndaje abasaza ndaje, badukubise indirimbo tuyumvise muri ekuteri muri telefone muri stu indirimbo yose bivuga neza. Oya ni bafure babazi sakurishije. Urumva nta na mastering ubwo bari ariko bakiyikubita bunoza muri telefone kiza ekuteri ndavuga ati iyi ni indera ugagira ngo indirimbo bazindo nayumvise gatatu Petit Frere narayumva ninjye afite phone njye nyine bitanyisiba ndavuga ati karaba kuva icyo gihe bitavuga ati ibintu by'imiziki bro si ibyacu, ukuntu twahirukanse tukazamuka n'amaguru, twarategaga tukajya Kimisagara tukazamuka n'amaguru. Urumva tukahihiringa ndavuga toya ntabwo ibi bizava. Ako kanaga nawe ko nigeze ngo kujya muri sto kuba umuhanzi kera sha. Urumva ibyo birabaye. Urumva rero bano batipesi bakazana depression zabo kuko bafashe ibiceri byabo bakabirya nabi, sibyo ngo bazitura abantu, ngo baze kuzitura abantu, ngo umuntu ngo yaramufashije. Nta muntu bigize bafasha w'ubuntu, nta muntu wagufashije, nta muntu nujya kumva kuva Tuff Gang kavuga ngo Lick yaramfashije nkuko Tuff Gang bivuga baradufashije, mujye mwemera ko yabafashije. Ariko umuntu uraza akavuga ngo nta kintu ngamfasha, ngo nta kintu ikingo kandi yaramufashije, mujye mutegereza mwumva umuntu wivugira ko yafashijwe. Oya ahubwo bavuga ko yafashije, ariko wa wundi uza akavuga ngo nafashije kanaka zero mufite zero ahitagiye zero. Ariko je niza nkivugira ngo kanaka yaramfashije ndamushimira. Nk'ubu ngiye mfite umujeni wa mbere wanyigishije iboro bya photography na video, much respect, bamwita Diva kabisa, Imana y'umugisha Diva. Abajeni benshi babanye na Campus Nameless. Urumva baza umuntu bita Diva, amazina nyakuri twa Diego. Urumva uwo mupeti yamfasha akaboko njye na Petit Frere. Urumva turagerageza uko dushoboye kose, nyine byinshi nzi byinshi nkora niwe bikomora. Rero uko niko kuri kwa guhari, sibyo? Rero niyo mpamvu nakubwiraga nimba Fifiraya bamutereye ivi, sibyo, akavuga yego ko kujya mu judging, twe kujya tubi judging ngibiki. Urumva ahubwo tumusengere urugo rwe rukomere. Ni ikintu cyiza. Uriya baraperi yafashe umwanzuro, ubwo bukwe uri tayari, agakote ndagateramo tujye. Narakubwiye nzajya gusohokana no mu bukwe nzakujyanamo. Urumva nzakujyanamo bro. Tugana ku musozo rero nicyo wabwira abantu bakurikiye iki kiganiro cyacu. Tugana ku musozo ikintu rero babwira, sibyo, musengere umuhungu wacu Regis. Twizere ko atari prank, sibyo, musengere Fifiraya umukobwa wawe bwa nyabwo. Urumva ariko se ngo na The Ben bamwihaye ngo yatandukanye n'umugore, ariko The Ben ngo yabaye tantine. We The Ben yabaye tantine, yabaye wa mujeni wacu yabaye ari kurera umwana. Ari gihe umuntu bagiye barumva ariko biraba ari kuduconfusing. Pamela yasibye post zose afitanye na The Ben, arangije ahita ajya kuri noza kuri story ziwe ayisizeho enye nimba ataresha. Kuri story yiwe ahita posting umugabo we n'umwana we nawe n'akandi kabido bari kumwe. Biriya bintu ni ibiki mwakabyara? Turi mu rujijo. Abantu mutugerereyo mutubwire ibintu biri kuducanga, baturabure rwose biri kudufatanya n'agahinda k'ibyuma.
ariko ngo mwapushije kiwingu mupfusha ese barukore ko twabafashe mu mugongo twe badufashe mu mugongo barebe ukuntu urumva barwanaho rwose nka GBC ntabwo baziciye sibyo nk'umurokore tuziranye akajya aza kunsura azanye aka GBC tubiri tumwe tunini ati more akazana aka GNB akazana nyine utuntu dukonyange urumva akavuga ati ihangane muvandi ihangane turakumva agahinda kawe rero abarokore bakomeze kugenda basura abantu mukomeze mudusure babafungira insengero natwe twarabasuye turanabasengera Saju rero reka turekera ibiganiro nk'ibi nakagaruka subscribe like share and comment imana ibahumurize twibanira 5 kwa 5 kabisa bye bye ciao